usanze ikariso hariya n'umurambo hariya, kuko numva nabo abakoze ibyo bakora akabishyuza bakanga kumwishyura. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu rukerera rwo kuri uyu wa kane, abaturage bajyaga mu kazi basanze umugore mu ishyamba yamaze kwitaba Imana. Bamwe mu baturage babashije kubona umubiri wa nyakwigendera batangarije ATV ko nyakwigendera yari afite ibikomere ku ijosi bigaragara ko ashobora kuba yishwe, kandi bakavuga ko ashobora kuba yanasambanyijwe kuko basanze imyenda y'imbere bayimukuyemo. Urebye ukuntu yapfuye bo mbese ni nk'abantu bamuhohoteye bagiye kumufata ku ngufu kamurwanya, kuko niba usanze ikariso hariya n'umurambo hariya, kuko numva nabo bafashe bahise babasubiza inyuma, cyaramuje muhunga ikintu ko babafashe. Yewe nabimenya nuko bigize, ariko kuba umuntu wamubonye rwose hano yafite bamurumye, hano afite inzara, kandi nabo bandi bafashe harimo ufite inzara, harimo n'icyo uwo bitaga wo Murundi wajyaga uravuga ngo azamutema ngo azagira gute, ndumva uwo nawe bamufashe. Ni ukuvuga ngo n'urugomo, si umuntu wagiraga amafaranga, si umuntu wenda wacuruzaga ngo bamuteze bamwambura telefone, nta na gatushi yagiraga. N'urugomo nyine ruri aho rw'ubusinzi bw'iki, kuko ntago bamwishe bavuga ngo hari ikintu bamwambura, ni ukumufata ku ngufu abarwanya bakamwica. Nyakwigendera muri mu kazi wanjye nta kibi tumuziho, nta n'urugomo tumuziho. Yari umuntu rwose winywera icupa ryiwe yarangiza akitahira ku neza pe. Natwe iwacu twacuruzije inzoga, twari dutuye hano, akaza akanywa bisanzwe, amara kunywa akongera akamanuka akitahira iwe. Hari hano hepfo barahashenye. Ngo afite ibikomere, ngo afite n'igisebe ngo hano ku ijosi. Sinzi icyo gisebe nimba bamurumye, nimba byagenze gute, nanjye simbizi. Yewe ndabyumva ko yaba yishwe, ndanabibona ko yishwe kuko pe yishwe kwicwa ko, ariko umuntu waba wamwishe yaduhemukiye cyane, kuko yari umwe mu muryango wacu, yaduhemukiye pe. Nubwo karagasazi kacu, karakabyeyi kacu rwose, yatubyariye abana. Ye yabyariye abana, n'abisengeri z'abanjye ndabemera, ndanabumva rwose, ndanabemera, mbiyumvamo rwose. Ariko babiri, abahungu babiri. Aya makuru ngiye namenye mu gitondo saa 12. Baje kutubwira nyine yari mukeba wanjye, babitubwiye saa 12 za mu gitondo, tuza kureba. Wigeze ugera bari? Nahageze nanjye bamushyizeho ishuka. Ahangaha afite igisebe, bamugabanyije izosi, ubundi urebye ni nk'aho bakaraze izosi, kuko no mu kanwa harimo amaraso. Imyenda y'imbere bayimukuyemo, iri ku ruhande gutya. Niyo bakuyemo cyane imyenda yose? Oya, niyo bakuyemo yonyine. Bari bamurumye nimba ari hano, bari bamurumye ngo ku ijosi, mbega nyine asa nkaho nyine mu ijosi hano ngaha hababajwe cyane nyine, kubera ko ubusanga bene abo ngabo abantu benshi hano ngaha nyine b'abakobwa nk'abo ngabo baba badafite ahantu baba. Igihe usanga nyine akenshi amafaranga yenda bakoresha bayakura nko mu bagabo, nyine ubusanga ubuzima bwabo ari ubwo ngubwo. Ariko nanone icyo ngicyo ntabwo cyaha umuntu uburenganzira bwo kumwica. Nimba amuguze akemera kuryamana nawe, afite kumwishyura. Nimba yamunenze kandi akaba ntabwo agomba kuryamana nawe, ntabwo agomba kuryamana nawe nyine tu. Aba baturage basaba ko hakorwa iperereza hakamenyekana icyaba cyahitanye nyakwigendera. Indengakamere nabo, kuko niba uriya yakoze ibintu nka biriya icyaha kikamwemeza, ejo ukongera ukamubona muri karitsiye ahita agaruka avuga ati n'abandi ndabica. Urumva ati nani nzabamara. Ntabwo kuvuga ngo umuntu nk'uriya bigiye bikamuhama bigaragara, n'abandi bagomba kureberaho bakavuga ati bino bintu reka dutinyikiremo umuntu, ni ikintu gikomeye, kuko umuntu aba yariremewe n'Imana, ntabwo uba wemerewe kumukura mu mubiri. Ahanwe byo guhanwa, ariko binahagije. Bwanjye ku kigero cyanjye ndumva n'abandi bose ariko banabitekereza, ubwanjye numva babafunga burundu. Ako n'ubundi no kubafunga ntacyo bimaze, n'ubundi baragenda barya ibigori, ejo mu gitondo harye bazanabagana, kereka nabo babishe, kuko baduhemukiye, badutwariye umuntu kandi nta kibazo kiba twadufite, kereka nabo babishe. Uri bwamenyekane ko ari we wamwishe, kereka nawe bamwice, bamushyire hano natwe tubibone yuko nawe apfuye nkaho undi agiye. Mana yanjye, ibintu by'urupfu none ahantu hose no ku makuru, nta makuru akiba, nta muntu wishe undi, ibintu by'urupfu birahakabije. Ahubwo kereka nk'ubu ngubu wenda bibaye ngombwa ko
bagashyiraho itegeko umuntu hamwe n'icyaha cyo kwica umuntu mu buryo noneho bumeze nka kuriya umuntu yateguye nawe bakamwica. Ubundi nicyo kintu cyiza mbona cyabica kuko bisigaye bikabije cyane. Ni inkuru tukibakurikiranira ku ruhande rw'ubuyobozi, amakuru tuza kumenya tukaba twaza kuyabagezaho. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.